muri grande vacances bagakomeza nyine bajya kureba kuri inspection, agezeyo asanga ntabwo bamwafishije hamwe n'abandi, ntamanitswe mu batsinze. Agaruka narira cyane, we ubwo avuga ati bansimbuje undi. Nyuma y'imyaka 2 gusa yonyine mukuru wanjye abagiyeyo, nawe bimugendekera gutyo, nawe agaruka yariza ati se mwene runaka ko atandushaga, hanyuma nkaba nsanga yamanitswe ngo azajya kwiga za Kabgayi, azajya muri groupe scolaire aba naba, ati kandi bose muzi ko batigeze baba mbere. Ababyeyi bati tuza mwicecekere. Ubwo niko ababyeyi nyine kubashakira mushiki wanjye baje kumushakira nyine muri groupe scolaire Zairoise. Mukuru wanjye nawe ahita atangira na kiriya kigo cyo kwa Kadafi ESI, École Secondaire Scientifique Islamique. Ubwo nijye baje gukurikiraho. Nanjye ubwanjye sinigeze ngera mu ba 7 cyangwa se mu bakangahe, nanjye byariraga mu ba 7 tugaruka imbere hariya. Nanjye bingendekera kwa kundi mpava nyine njya muri ayo mashuri y'ama privé, muri nanjye njya muri Institut Islamique Al-Hidayah. Ariko ubwo abana bari bamaze gukura nyine, tukaba tuzi impamvu itaratumye dutsinda. Icyo gihe nari ntangiye gusoma cyane, hariho ikinyamakuru bita Kanguka cyandikwaga n'uwo bitwaga Rwabukwisi. Niwe naje kubona nyine yandika ku itotezwa rya bwa bwoko bw'abatutsi nanjye narimo. Numva akora commentaire zivuga kuri ba ministre bayoboye ministeri z'uburezi, harimo Mutemberezi Pierre Claver. Aza kugera kuri Sekarije ngo ijambo yaba yaravuze avuga ko umwana w'umuhutu wa burugumestre cyangwa wa sous-prefet cyangwa umutegetsi runaka niyo yatsindwa ari ikigoryi mu ishuri, ntabwo yabura ishuri ngo uwo mututsi akunda tambuke. Naho ngaho noneho naje kwikebura, ntanga gukurikirana politiki ciye mu binyamakuru, Kinyamateka, Kanguka, nibanda gusoma cyane nsobanukirwa ibyo ari byo, uko urumva nari maze gukura. Ka kantu ko gukunda igisirikare, numva ngo ngeze mu wa 3 ngo shobora kujya kwiga École des sous-officiers i Butare rya gisirikare. Naje kuza turi muri vacances, shaka gukwepa iwacu ngo nigire mu gisirikare. Nabwo par influence y'umwana twari twariganye w'umuhutu, ise niwe wari waranyigishije mu mwaka wa mbere. Mbona yaragiye muri eso, azi waba ameze neza cyane n'ibyubahiro byinshi. Bagiye ngeze ku karere nsanga hari ibizamini nyine, adjudant chef cyangwa principal, nkuko bwa Habyarimana w'umunyacyangugu wari wambaye imyenda ya military police. Andebye arambwira ati subirayo so abanza kugaburire. Baraseka cyane magurutse. Subirayo ubwire so abanza akugaburira inyama nyinshi nk'imyaka 2, hanyuma uzabone kugaruka. Hirya nk'abatse uriya mututsi yaraje kudusetsa. Nkurikije ko nari maze gusobanukirwa ibya politike, nuko nagarutse nanjye numva ko ndi umurakare, mpita mpinduka umurakare kuva icyo gihe. Numva ko tubana n'ubwoko buturusha ubwinshi, ariko mbese ari abanzi banjye. Nuko nakuze mbizi, nabashije gusoreka mbizi ko umuhutu ari umwanzi wanjye. Reka rero rimwe tuzakore urugendo tujye mu kigo kiga ko gusura uwo twari duturanye wari warabashije kwinjira, yari n'umututsi, ari umurikiri igako.
ikigo cyayoborwaga na Colonel Munyengango François, icyo gihe yari akiri komanda. Turagiye turinjiye mu kigo, baratwakiriye, baratugaburiye, turariye turahaze rwose, nta bibazo bihari. Ariko ba bandi binjiranye na wa wundi ukabona bafite amatsiko yo kutureba. Hari abatari bakabona umututsi baturutse za Ruhengeri cyangwa se no mu yandi makomine, ukabona tubateye amatsiko yo kutureba, jye na mukuru wanjye na bashiki b'uwo musore. Visite irangiye, turimo basohora ikigo cyose ngo kijye muri siporo mu gukina umupira. Ubwo natwe turasohoka nyine. Ni ubwo buryo twabashije gukorana nabo nk'abantu bagera mu 100 turi kumwe na wa wundi twagiye gusura, bagiye kureba umupira hirya ya tere yabo yari inyuma y'ikigo. Ubu hari amarembo y'Académie Militaire kuri kiriya kigo kiga ko ujya kwinjira amarembo neza utaye umuhanda ujya Liziyeri, naho bayikoreraga. Ariko urwo rugendo rwo kuva ku kigo neza duca muri ako gahanda kuzagera kuri iriya entrée nyine byari ibindi. Ba bandi adatinya kubwira aba bana b'amaguru y'inkurakura mwabakuye hehe, aba bana bene Musinga baje hano niki, mbese ukumva ufite ipfunwe. Sitwe twarose nyine tuhava, bisi iza tkurira bisi turagenda. Ariko ubwo nibwo naje kumenya koko ko nta gaciro mfite mu gihugu. Mbanyuriyemo rero gakeya nyine kwibohora ko abantu bibohoye byinshi. Bwa mbere tukigera i Nyamata nyine ngaruka inyuma, data yakoreraga uruganda rwa Pata, uruganda rw'inkweto. Twambaye inkweto tugiye ku ishuri. Umunsi wa mbere baratwihanganiye, uwa kabiri baratwihanganiye, uwa gatatu badutuma ababyeyi ngo twaje tuje kwirata, ntabwo twemerewe kwambara inkweto. Murabona uwa sous-préfet yambaye inkweto, wa burugumestre yambaye inkweto. Badutuma ababyeyi turabazana, basobanura ko tutazongera kugarukana inkweto ku ishuri. Ngiki kintu iyi leta yacu twibohoye. Kumva umwana wawe ajya kwiga n'ibivumbi n'ibiki waraguze inkweto, ako konyine murumva kariko. Ngaruka rero aho nari ngeze, yewe narangije primaire nyine murabyumva, 8 na 4, 8 na 5, 8 na 6, 8 na 7, ngeze mu wa 5, 8 n'ikenda ariwo mwaka wa 90. Mu kwezi kwa 10 tugisubira ku ishuri, intambara biratangiye. Intambara itangirira Kagitumba. Icyo gihe ibintu biradogera. Nibwo namenye ko barasakuza hariya muri Nyamirambo. Abo bangeze Hasani twari duturanye bande. Intambara ya mbere y'umunsi wa mbere ntacyo yitwaye, iya kabiri ndahamya ko aribwo barasaga no muri Kigali amasasu menshi nyine. Urugamba ruba ruratangiye, umututsi atangiye gutotezwa aho wicaye, niko wumva incyuro mbi cyane. Abandi barafatwa bajyanwa muri stade umuntu abireba. Wenda twe batuboneye agahenge kubera ko twari abana. Ubu numva tubuze amahoro. Amezi 2 ararangiye, twe twikoreye umutumba wa Rwigema ngo yapfuye. Ubwo ngo ne bagiye guhamba igihugu cyose. Ariko ubwo ntangiye gutekereza ko twaremewe gupfa. Nsigaye nsaba Imana nti uwampa kungeza
muri bariya bateye, kuko ndumva bavuga ko ari babandi bene wacu, cyane ko nari naraburiye igisirikare ahangaha muri iki gihugu. ubwo wabona hari inzira kamena akajya hariya, ntazagera ku ndoto zanjye nari mfite. Sinarindiriye kurangiza rero 19 ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri 92 turi mu biruhuko. Hari abana 91 mu kwezi kwa kabiri turi mu biruhuko. Hari abana bamwe nkumva ngo subiye muri vacances, umwana wo kwa runaka yaragiye, umwana wo kwa runaka yaragiye, bituma nanjye dukora agatsiko k'abagomba kuzagenda gukora amanama. Nifite data w'intwari cyane, nza kubimugezaho. Arambwira ati mwana wanjye se n'ubundi utagiye ko muzangwa mu maso? Ati bafite muri abahungu babiri, we na mukuru wawe. Icyo gihe aramuhamagara, mukuru wanjye araza. Yewe hariya kuri Islamique kwa Kadafi hari hamaze kuza ibintu by'imyuga, arakwepa we yari amaze no kubona akazi muri ambasade y'Abanyamerika. Yize nk'imyaka 3 ya menuiserie, ahita abona akazi muri USAID. Araza, yaje mu rugo nibwo papa yabitubwiraga nyine. Aratubwira ati n'umuna wawe yambereye igitangaza ngo arashaka kwambuka nawe. Ati kandi abarimo kwambuka barimo kubica cyane. Ubasha guca muri iriya shyamba rya gisirikare akarirenga, uwo aba ari umurami. Nubwo buryo mukuru wanjye yahise avuga ati kuba byaramujemo n'ubundi ashobora kuzaducika, akagenda akanyura mu nzira. Mbati jyewe ndiyemeza kumushakira inzira. Hari abantu b'abakada bari bahari, abo ba Sisi Evariste, ariwe etablissement Sieva, muramu we niwe waganiriye na mukuru wanjye adushakira inzira, kubera ko haniga ko harimaze kugwa abana benshi, harimo na mubyara wanjye umwe bitaga Gakera Isa, ndetse duhabwa ubuhamya n'umukaporari w'umusirikare. N'ubu ariho njya mubona utwara taxi minibus, twaritiranaga bamwitaga Juma. Niwe watubwiye mukuru uwo mubyara wanjye uburyo yapfuye. Twiyemeza guca muri iyo nzira y'amayaga, urugendo rurerure cyane, tugwa akaga gakomeye ntabasha gusubiramo, etape par etape. Naje gushiduka nyine, twambutse dufata Burundi, zone Kiyanza. Ingorane mu nzira, ariko uko uwatwambukije wenyine ndabyibuka ko yamaze kutwambutsa Akanyaru. Twari tuzi ko ngo agiye kutujyana nk'uko yatubeshyaga ngo tugeze mu nkambi ya gisirikare. Akimara kutwambutsa amazi aratubwira ngo mwimenyesha aho nziranye n'izo nkotanyi, kuko twamuhaye amafaranga yo kwambutsa. Agiye zone Kiyanza i Burundi, twakirwa n'abasirikare b'Abarundi, bahita batumanukana baduhereza Minesipare mu Kirundo. Minesipare twambura amarangamuntu, ariko icyo gihe usanga babandi bafite umutima wo kubohora igihugu, babitangiye kera, nibo baje kutubohoza. Ubwo ndavuga abakadre kadazi ba FPR Inkotanyi. Baradutwaye iryo joro, yewe jyewe sinanaraye mu Kirundo. Hahise haza amakwasiteri menshi avuye i Burundi, harimo abana b'Abanyarwanda, urungano rwacu. Turaradukorana urugendo Mushiha, tuhamara nk'ibyumweru 2. Nk'abantu mwe, urukundo rwariho icyo gihe, uburwanashyaka bwariho icyo gihe, ndabubatuye. Warakirwa kukagira ngo bahitaga basimbura ababyeyi bawe, akarimi keza ko kwihanganisha n'iki. Kugeza ubwo dukomeje urwo rugendo Tanzania rw'ikirenge, bakazanshungereza muri Uganda.
ariho twahitaga dukubitana n'inkotanyi za mbere. Training wing ibiratangiye, aho za Nyakivara ntibitinze tuze Gishuro. Ayeyo nkirangiza njya ku kosi ya politike kuba uwo bita PC, mba mu gihe muri training wing nk'umwarimu. Nyuma igihe kiza kugera niko imirwano ikomeye cyane, abadutanzeyo ukabaza uti se runaka waje mbere arihe, bati runaka arahari, undi yarapfuye, undi yaragize. Ariko nagira ngo mbasangize tukigerayo rero ni nacyo nari ngendereye cyane. Nagezeyo ndi umurakari hafi ya twese kandi ntababeshyi, dukurikije ibyo twumvaga, inyuro twumvaga hano kuri iyo leta yo kubwa Habyarimana. Twagezeyo nzi ko abo dusanze nabo dufitanye gahunda imwe yo kuza tukamara abahutu. Nuko bwiye mbese ujije gukora icyo ukambwira uti nta kindi kinzanye usibye kurasa umuhutu nkamurangiza. Ariko twaje gutanga ibyo dutekereza bihabanye n'ibyo. Isomo rya mbere rya politike batubwiye, twigishijwe ubumwe, aribwo butugejeje kuri uyu munota, aribwo bugejeje iki gihugu ahangaha. Twebwe bikadutangaza cyane, se aba bantu bazi uburyo tubabaye n'iki, cyangwa ukibaza se aba bantu ni abacu cyangwa wa mugani n'ubundi bwoko bw'Abagande butubeshya ahubwo nabo bazaturanye. Abantu batubuza kwica umuhutu bazi uburyo batugengereza ababyeyi, uburyo babagemuriye za tsetse mu Bugesera, uburyo babatwikiye, uburyo babanyaze inka, abantu barabashefu bagasubira bagatindahara. Aba bantu bazi ibyo twabonye, ubu baradukunze. Ariko inyigisho zari ubumwe, gushyira hamwe, nta muhutu, ntabwo FPR inkotanyi ari y'abahutu, ari y'abatwa, ari y'abatutsi, ni y'Abanyarwanda. Nza kumva umugabo chairman Colonel Kanyarengwa Alex bajyaga bavuga ngo uruhara rwe ngo rwatewe n'inyenzi z'abatutsi zari zarateye muri za 60 na kangahe, ngo yanga abatutsi cyane. Ibyo byose twarabisomaga nyine muri zo za Kanguka na za Kangura, ibinyamakuru bya politiki byaje gushyuha cyane intambara igitangira nyine. Ngiye kumva numva bati ni umuyobozi niwe mukuru wa FPR. Birantangaje, batubwira abandi bari abafunguwe babiseruka, bande biserukana narigeze kubasoma nanone muri bya binyamakuru bashaka kubita kudeta ya Habyarimana, babajyana mu Ruhengeri. Batubwira uburyo inkotanyi zabafunguye nyine zirabajyana, sanga nabo ni abayobozi. Naho ngaho ubwenge bwaje kugarukira, uko iminsi igenda ishiraho uhura n'uwo bita PC akwigisha gahunda y'inkotanyi, icyo bagendereye, ko atari ukwihora, ari ukubaka u Rwanda rushyize hamwe. Mbese jye nabyumvaga rwose uko nabyumvaga nuko byagiye binshiramo, nanjye ndagaruka ntangira kubyigisha. Uko narangije amafunzo training wing, mpita ninjira nanjye kuri iyo kosi ya politiko nka PC, ndangiza ndi uwo bita PC. No muri za batayo nabagamo nitwa PC. Nanjye shinzwe kwigisha abansanze, yewe nabo nsanze bamwe mbigisha gahunda z'umuryango wa FPR inkotanyi. Ubwo rero turakomeza nyine, murabyumva, mbaho ubuzima nk'ubw'abandi mu ishyamba rigoranye cyane, tutigeze ducika intege, morale hejuru, kugeza igihe bigeze igihe cy'imishyikirano irimbanije rwose. Tangira no kubona bamwe mu bacu baza hariya baje kuri Kadakosi, bakongera bakazagaruka iwacu, bamwe tukabatuma muri bwenge buhambaye cyane bwa rwisha ko bitari byemewe. Banyarwanda rero, banyarwandakazi, bigeze 94 mu kwezi kwa kane nyine tariki 7 twiteguye imishyikirano.
rwose icyo gihe cyari gihari, twigishwaga uburyo tugiye kuvanga n'abariya bantu, imibanire myiza, mbese nk'uko tudahwema kumva nyakubahwa perezida wa repubulika bakangurira gushyira hamwe, urukundo, gukundana, ariyo nkingi y'iterambere. n'izo nyigisho twahuraga nabo n'uburyo tuzavanga n'abariya basirikare bo kwa Habyarimana. Indege yaguye iri muri batayo bita Bravo, turi ahantu bita mu Miyovi, nka pisi yewe tugiye kuba twumva ati ni ugukora ikiriyo, mbese turababara nk'umukuru w'igihugu uhanutse n'indege kandi imishyikirano yari iciyemo. Nuko umunsi wa mbere, uwa kabiri tugiye kumva twumva wa perezida wa repubulika uriho ubu adusanze aho ngaho mu Miyove, atubwira ko ari uguhaguruka tukajya gutabara abantu bashize. Uko indege igihanuka hahise hatangira kuba akantu hano mu Rwanda. Ati nidutindiganya aho ngaho nta n'uwo tuzaramura, ntawe tuzasanga. Ubwo buryo twaje tuza dusimbuka imirambo, tuzanye na ramforo y'aba bandi ba 600 bari muri CND. Turaje koko igihugu tubaye aho ngaho, imirambo ari imirambo, kwa kwiheba nyine bwa bwoko nk'uko nababwiraga nyine, babimvaga ko ari abahutu nyine, bararikoze karabaye, barangije imiryango yacu. Ahantu za Mugambazi nibwo naje gukubitana n'umugabo wari ukindira igisirikare nari narigeje kuyoboraho mu idini muri kwa Big Islamique. Najyaga nza aba umwarimu ku musigiti w'i Nyamata, nanafunzwe cyane. Uwo mugabo niwe waje kumbwira, arambwira ati erega ubwo namuboneye aho ngaho ikiyanza nyine ahita yinjira igisirikare, twazaga dutreninga. Arambwira ati urabize, atereka iwanyu so yapfuye gutya, ababyeyi bawe bandi bapfuye gutya, ba mama bande ku musigiti, ibintu ndabyakira. Ntabwo byambereye igitangaza bitewe n'imirambo twaje ducaho. Gambarura kwazwe nyine n'ingufu nyinshi na morale nyinshi, twacitse intege. Uwo twaramuramuye, uwagiye kandi nawe Imana imuri mu gukora idashira. Nuko nguko politiki igimera, waba inzovu ebyiri zirwaniye ubwatsi burahagendera. Nuko uwagiye yagiye, babaye ibitambo bya politiki. Abo turokoye dukomeza gufatana urunana kugeza kuri uyu munsi. Banyarwanda rero, banyarwandakazi, FPR imaze kugeraho ni byinshi. Iyo tuza kuza kwihora, twagize Kizigenza, Intore zirusha intambwe, arwana urugamba rwo kutubwira, kutubuza n'ubundi kwihora. Ntibyari byoroshye kubona umwana yinjira mu nzu agasangamo umurambo wa se, abamwishe bari aho ngaho, ariko ntube wabitinyuka kubera ko warigishijwe kandi wabonye ugukebura akubaza ko natwe duhinduke nk'aba ngaba, tumara abantu tuba impyisi by'abantu birangire. Kandi twarangije no kubatsinda rwose, ku buryo dushobora kwihora. Twaba twarihoye ntagire n'umwe usigara rwose. Ariko izirusha intambwe, nyakubahwa perezida wa repubulika atwereka icyiza cyo kutihora, atwereka ko tugiye kwihora n'ubundi ntitwakwihora kuri abo ngabo. Hari ababiteye bari hejuru nabo, kandi twari twemerewe kubihora. Bamwe binjiye mu muryango, turakorana,
kugira mbese bitumye igihugu kigeza aho kiri ubu. Twibohora ubukene, twibohora ruswa yari yarugarije igihugu bwa leta ya Habyarimana, ducyura impunzi, muri abandi basize baduhekuye barataha. Dore uko igihugu gihagaze ubu ngubu. Na n'ubu tukibohora, turibohora ingoyi y'ubukene, turibohora ubujiji. Mbabwiye igihugu cya Habyarimana mbere ya 90, abantu barwaye amavunja. Kubona abantu nko mu Bugesera ibirenge byarashize, ariko abantu bararyama kuri matera, abantu bambaye inkweto bose, abantu barasa neza. Rero ku bwa Habyarimana tagisi murabona uko ifunze. Washoboraga kujyamo unywa itabi, wicaye hagati y'abantu 4 ukagenda unywa itabi. Hafatwaga igisambo bati runaka aribye, runaka agize gute, bagakubita umurambo aho ngaho mu isoko, bigapfa ubusa, bikaba birarangiye. Mu kwibohora kwacu k'uyu munsi ibyo bintu ntibishoboka. Ni utuntu twinshi twashimira umuryango wa FPR Inkotanyi mu rugamba yagize, mu rugamba igikomeza. Mbabwira ngo nyamwanga kumva ntiyanze kubona. Dukurikire intambwe z'uyu muryango wa FPR. Ibyiza biri imbere. Kera tukiri mu ishyamba baratubwira ati matunda yako mbere, tukabihakana, ariko tunaanza yavuna mu rurimi rw'igiswahili, kuko dutangiye kuyasoroma. Utayasoromye nawe ni mu mutwe we, utarimo kuyasoroma kugeza kuri uyu munsi ararwaye mu mutwe, ariko iyo ari mu mutwe ari hazima urayasoroma. Shoje rero abari bansabye kubaganirira iyo nzira y'urugamba rwo kwibohora nahashojereje. Ndenzaho kubaraga nanjye, buri wese azarage umuturukaho, urubyaro rwe, umuryango we, gukunda igihugu no kugikundisha abandi. Murakarama, mugahorana amata ku ruhimbi. Nicyo kiganiro mu nshamake mbashije kubaganirira kuri uyu munsi. Iterambere iwacu dukomeze tuba icyitegererezo ku yandi mahanga. Grande vacances bagakomeza nyine bajya kureba kuri inspection. Agezeyo asanga ntabwo bamwafishije hamwe n'abandi, ntamanitswe mu batsi. Agaruka narira cyane, we ubwo avuga ati bansimbuje undi. Nyuma y'imyaka 2 gusa yonyine mukuru wanjye abagiyeyo, nawe bimugendekera gutyo, nawe agaruka.